Nshuti mwene data, nongeye kukuramutsa kandi nkwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze ibane nawe. Njyewe ndi Musoni Flavien, tugeze muri wa mwanya wacu mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tureba icyo Imana yifuza kuri twe, ariko cyane cyane muri iki gihe turimo kwifashisha igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, kandi tukagisobanura twifashishije umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tumenye aho ibihe biva n'aho byerekera. Nshuti yanjye rero, iki ni icyigisho cya 16 tugezeho cyitwa ururembo rw'imburamumaro. Ni umugabane wa kabiri w'iki gice cya 16, kandi muri iki cyigisho tugiye gukomereza aho twari twatangiriye, kandi nanone nifuza kugira ngo Imana igire aho idukura n'aho itugeza muri iki gihe, kugira ngo ijambo ry'Imana rigire umwanya mu mitima yacu. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe ufite ububasha bwo guhindura umutima, wowe ufite ububasha bwo guhindura amateka, wowe ufite ububasha bwo guhereza umuntu agakiza, kandi ako gakiza kakaba ari ak'iteka ryose. Wowe ushobora gukura umuntu ku mico yamunaniye ukamuha intsinzi wandikishije mu ijambo ryawe. Wowe ushobora kumwegera ukamusobanurira ububi bwe akabumenya kandi akihana, kandi ukamukingurira amarembo kugira ngo azibone ageze mu bwami bwawe. Ni wowe dutabaza, ni wowe dusaba, ni wowe twinginga ngo ubane natwe. Reka imbaraga ya Mwuka Wera ikomeze izahure imibereho yacu, kandi amaraso ya Yesu yeze imitima yacu kugira ngo tuguhindukire abera n'abaziranenge. Kandi mu mbaraga zawe wowe ubwawe, imigambi yawe n'umurimo watangiye muri twe, tukwemerere kugira ngo iyo migambi n'umurimo wawe bisohorezwe muri twebwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twabyize, twari tugeze muri iki cyigisho, ndetse aho twari tugeze ni kuri paji ya 90 y'iki gitabo, mu cyigisho cy'ururembo rw'imburamumaro, aho twabonye neza ko Mukristo na mwizerwa bashyizwe mu kazu k'akazitiro bagombaga gufungirwamo, kandi bari baciye mu isoko ry'imburamumaro. Iri soko twabonye ko rishushanya iyi si, aho twabonye abana b'Imana bagomba guca muri iri soko kandi ntibagire ikintu icyo ari cyo cyose bahiga uretse ukuri. Kandi twabonye ko iri soko rimaze imyaka rwose irenga 5,000 ririho, kandi iri soko nta kuri kuribamo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko mu isi nta kuri kwahigeze, ahubwo ijambo ry'Imana ryo ritwereka yuko ukuri Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ubwo Yesu yazaga rero yarazanye ukuri. Abantu babayeho mbere bakaba bazabona ubugingo babayeho mbere yuko Yesu abaho, barangiza bakabaho bakaba bazabona ubugingo babayeho mbere yuko Kristo avukira mu isi. Ubugingo bwabo buzakomoka mu gitambo batambaga. Ku magambo make rero, Kristo niwe kuri ku isi, kandi niwe isi ikeneye. Icyo nshaka kuvuga ngiki rero, muri iri soko hari harimo ibintu byinshi cyane. Twabonye ko mu Kristo na mwizerwa bagombaga gushyirwa ahantu bakaregwa. Byanga byakunda, kwizera kwacu n'ubukristo bwacu, hari ibintu mu isi bihora biguciraho iteka. Hari ibintu bibangamira kwizera kwacu mu gihe cyose tukiri muri iyi si, ariko ibyo bintu tugomba kubinesha nk'uko Kristo nawe yabinesheje. Kubw'ibyo imbaraga yaneshesheje ziracyari mu ruhande rwacu niba tubishaka. Dukomeza kuri iyo paji ya 90 rero, batugaragariza mwizerwa na Mukristo ko bajyanywe mu rukiko, kandi mwanga ibyiza niwe wari umucamanza, kandi ibirego byari byinshi. Mwanga ibyiza niwe wari umucamanza. Mu magambo make barimo baratwereka ipica y'uburyo byanga byakunda abana b'Imana bazarenganywa. Abana b'Imana barenganyijwe, yaba guturuka muri za 65, muribuka Paulo, muribuka na Petero, abo bantu bose bishwe na Roma. Ndetse nimureba muzasanga mu mwaka wa 90 Yohana intumwa ya Yesu nawe baramufashe,
bapanga kumutwikira mu mavuta, mu ngunguru y'amavuta, ariko Imana iramukiza ajya ku kirwa cya Patimo. Ni ukuvuga ngo mu ijana rya mbere intumwa zose zari zimaze gupfa. Mu mwaka w'ijana, nyuma y'imyaka nka 67 Yesu asubiye mu ijuru, abigishwa bose yari yasize bari bamaze gushiraho. Ibi rero biratwereka ubukana bw'isi mu kwanga ukuri. Rero mwanga ibyiza niwe wari umucamanza. Ibirego rero barezwe, icya mbere, abantu b'Imana mu Kristo namwizerwa barezwe yuko ari abanzi b'urutundo. Mu magambo make ni abanzi b'isi. Vuba bidatinze turaza kuza kubireba mu bitabo bitwereka ibihe bigeze, muri bubone yuko abana b'Imana ubu barimo baragenda bitwa abanzi b'isi, abanzi b'ibyiza. Kandi ni nako byagenze igihe ba Paulo bicwaga na Nero, bavugaga yuko batuma isi itagira umutekano. Mu gihe cy'imyaka 1260 abakristo bicwa, Roma yavugaga yuko ari abanzi b'isi n'umutekano n'ibyiza. Kandi vuba bidatinze ibi bintu bigiye kongera kuboneka. Ikirego cya mbere rero biswe yuko ari abanzi b'urutundo. Mu magambo make bari abanzi b'isoko. Icya kabiri, ba mu Kristo namwizerwa biswe yuko aribo bateza imidugararo. Mu by'ukuri nimureba muri busange Yesu muri Matayo 24 yahanuye ibintu bizabiriho mu minsi y'imperuka. Ariko biratangaje uburyo uyu munsi wa none ibintu byose akakavuye murimo kureba kazitirirwa abana b'Imana. Ari naho hazakomoka akarengane, antikristo akica akarenganya abantu b'Imana. Ibi rero nabyo ni ibintu dukeneye kumenya. Icya gatatu, barezwe yuko batumye abo mu rurembo bavurungana. Mu magambo make, umuvurungano uri mu isoko ry'imburamumaro, umuvurungano uri mu rurembo rw'imburamumaro ari rwo rushushanya isi. Mu magambo make, imivurungano iri mu isi yiteguye gushyirwa byanga byakunda ku bana b'Imana. Icya kane, bavuze yuko ba mu Kristo barema ibice. Kurema ibice ni iki? Ni ukuzana sisiteme inyuranye n'iy'abantu bamenyereye, ni ukuzana inyigisho, imyizerere, uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gusenga Imana no kuyizigira no kuyiringira butandukanye n'uburyo bwemewe na rubanda rusange. N'uyu munsi wa none byanga byakunda hari inzira ifunganye, hari n'inzira yagutse. Inzira yagutse abantu bayirimo nabo barasenga, ariko uko basenga uko bumva babishaka. Yesu yaravuze ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu magambo make, hari abantu bayoborwa n'abandi mu bitekerezo, hakaba n'abayoborwa n'ijambo ry'Imana. Vuba bidatinze rero idini risenga rigakomeza ijambo ry'Imana, rigakomeza ibyanditswe byera, bakiyubaka kuri Bibiliya nk'uko abaprotestani ba mbere biyubakaga kuri Bibiliya igihe Martin Luther yari amaze gushyira ahagaragara iri tsinda ryacu ry'abaprotestani. Abo bantu bakaba bafite Bibiliya bavuga ngo Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine, sola scripture. Abo bantu bonyine nibo bonyine bashobora kuzarokoka, kandi bazitwa yuko batifatanya n'abandi. Murimo murabona yuko amadini barimo barayahuza, ibi systeme z'isi, imisengere barimo barayihuriza hamwe. Abantu bazanga kugendana n'isi rero aho igera, abo bantu bazitwa yuko barema ibice. Reka mbibutse yuko muri UN harimo ishyirahamwe rishinzwe ibigendanye n'amadini. Iryo shyirahamwe ririmo abahindu, ababudiste, abayisilamu, abagatulika, aya madini atandukanye yacomotse mu baprotestani, n'abatizera Imana nabo barimo. Ariko icyo nashaka kubabwira ngiki, iyi systeme oni iyibona nkaho ari izahuza amadini bigakuraho akavuyo. Ariko nshuti zanjye, hari inzira itagomba kujya muri oni, hari inzira itagera i Roma, n'ubwo inzira zose zigera i Roma niyo nzira y'Umwami Yesu Kristo. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire ngo ba mu Kristo barezwe yuko barema ibice. Mu magambo make, baza n'izindi nyigisho zinyuranye n'izo mu iguriro bamenyereye, kuko mu iguriro ry'imburamumaro bafite inyigisho bamenyereye zitababuza kwiba, zitababuza gukina urusimbi, zitababuza kujya muri bya byaha byose twagiye tubwirwa. Nabo buriya bafite kwizera, nabo bafite amasengesho, ariko ayo masengesho ntababuza gushaka imirima n'amazu mu manyanga. Ni ukuvuga ngo ayo masengesho yabo
yabo, ayo madini yabo ntababuza gushyirwa hejuru n'ubupfura bw'ibihugu no kubuhiga, ntababuza gushaka ibintu by'ubupfindo n'uburiganya, ayo madini ntababuza ibikino n'ibirori, ntababuza gushyenga. Mujya mwumva ibibwirizwa byinshi bisigaye biriho, ntababuza kuba abahenzi n'abanyabyaha b'uburyo bwose. Icyo nashaka kubabwira ngiki rero, igihe cyose muri iri soko ry'imburamumaro, muri iyi si yacu, mu gihe cyose habonetse abantu berereza Bibiliya, bakerereza amategeko y'Imana, bakerereza ijambo ryo guhamya kw'Imana, bakerekana aho ibihe bigeze kandi bakerekana Kristo ugiye kugaruka, ndetse bakerekana ko isi byanga byakunda igiye kurimbuzwa no kwifuza kwayo, ariko abubaha iby'Imana ishaka bazatura mu yindi si itari iyi ngiyi. Ibyo bintu rwose ni ibintu bivugitse nabi. Ndagira mbabwire ngo abategetsi b'isi, amadini y'isi ndetse na sisiteme y'isi n'abapagani bagiye gufatanyiriza hamwe na Satani n'abadayimoni be kugira ngo barwanye hatagira indi nyigisho yaboneka mu isoko ry'imburamumaro. Ariko ndagira ngo nshimire Imana yuko hari ubutumwa bw'abamarayika batatu busomwa mu Byashuwe 14 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 13. Ubwo butumwa bugomba kubwirwa bari mu isi bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose n'amoko yose. Rero icya gatanu, barezwe imbere y'umucamanza mwizerwa na Mukristo, barezwe yuko boheje abantu kwibwira ibitera ibyago. Mu magambo make bigishije abantu, barabahahamura, bababwira iby'akaga ngo kenda kuza. Muri ino minsi inyigisho yose yakanga abantu, inyigisho yatuma abantu bakanguka, yose yitwa yuko ari ugukanga abantu. Izo nyigisho rero ntago zikenewe, ahubwo inyigisho zikenewe ni inyigisho zibwira abantu yuko isi igiye kuba paradizo, ibintu bikagenda neza, abantu bagiye kuzaza barya amadolari 10, imibereho igiye kuba nziza. Ndetse muranabibona mu bintu ONI ndetse n'ibindi bihugu byateye imbere bisezeranira abaturage bayo yuko isi igiye kuba nziza kurusha uko yigeze kubaho. Ariko nshuti yanjye, Yesu yaravuze ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, nibwo kurimbuka kuzaba kubegereje. Ibi birego uko ari 5, nshuti yanjye, idini waba usengeramo ryose, niba ukunda Imana kandi ukaba ukunda ijambo ryayo, ukaba urimo guhangana no kugira ngo usome, wemere Imana, wemere ijambo ryayo, wakira amategeko 10 y'Imana akorere muri wowe, byanga byakunda ibi birego witegure yuko uzabiregwa. Ariko hari abantu batazabiregwa. None se abemera iby'isi yemera, bakizera iby'isi yizera, bakayoborwa n'amategeko y'isi aho kuyoborwa n'ay'Imana, bakaba ijambo ry'Imana bararishyize ku ruhande, bayoborwa n'ibitekerezo by'abapadiri n'ababishopu n'abapasiteri n'abavugabutumwa b'ibitangaza, uwo muntu azarokoka ate? Ntabwo azarengana. Kubera iki? Bibiliya itubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo mu gitabo cya 2 cya Timoteyo harimo amagambo nkunda cyane. Ni bande bashobora kuzarengana? Ni bande bashobora kuzarengana? Mu gitabo cya 2 cya Timoteyo harimo isomo nkunda cyane. Ese Timoteyo yanditse ngo iki? Timoteyo yanditse ngo iki? Igice urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo n'urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo nkuko nabibabwiye igice cya 3 umurongo wa 12. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Mu magambo make, kugira ngo umuntu akarengane kazagera kuri bande? Akarengane kazagera ku bantu bafite ibintu bibiri. Icya mbere, bafite kubaha Imana ariko bakayubahira muri Kristo Yesu. Kuko hari abantu benshi bazashaka kubaha Imana ariko basange ntibari bujye kubyubahira muri Kristo Yesu. Urugero murabibona, hari amadini menshi yemera Imana akanemera yuko yarenganyirizwa Imana cyangwa bakanayirwanira mu bitekerezo byabo nk'uko babitekereza, ariko badashaka kubaha Kristo Yesu. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo abubaha Imana bari muri Kristo Yesu byanga byakunda nibo bazarenganywa. Ibi rero biranyereka yuko abantu bakwiye guhumuka, abantu b'Imana bakwiye guhumuka, bakiyubaka ku Mana kandi bakamenya yuko urwango Satani yanze abantu b'Imana akarushyira muri Kayini akica Abeli. Urwo rwango rwarakomeje no mu gihe cya Yesu rwari ruriho. Buriya Yohana Umubatiza nicyo yazize, ba Pawulo na ba Petero nibyo bazize. Urwo rwango rwarakomeje kandi na nyambabwire ngo n'uyu munsi wa none urwo rwango rurahari. Murebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12, mumbwire aba bantu ni bande bagomba kwangwa n'ikiyoka. Ibyahishuwe 12 bishushanya itorero ry'Imana. 12
murebe noneho nimureba neza muri busange umurongo wa 13 nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Murongo wa 15 icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi nyuma y'umugore kugira ngo amutembane, ariko isi irasama yasamye akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. 17 ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe. Mu magambo make ubwo burakari Satani aracyabufite, kandi nta muntu wo ku isi uzajya kubona abone ngo Satani araje ahagaze imbere yaramwishe, ahubwo Satani afite abakozi ku isi, kandi abo bakozi nk'uko turaza kubibona Satani azababwira yuko kwica abantu baba barimo gukorera Imana. Ndagira mbabwire ngo abantu b'Imana buri gihe bagiye bicwa n'abantu biyita yuko barimo gukemura ikibazo, barimo gufasha Imana. Rero uburakari bw'ikiyoka aricyo Satani buracyahari. Bantu b'Imana musenge muzi yuko ibihe biri imbere nabyo bitoroshye, ariko Imana yiteguye guha abantu bayo imbaraga, kandi Imana ntizatererana abantu bayo. Noneho rero Mukristo yari agiye kugira icyo avuga, ariko Mwizerwa aramubwira ati ceceka bari njye wiregura hano, wowe ntugire ikintu uvuga. Mwizerwa aratangira ati koko nagomeye iki uretse ko abagomeye isumba byose bo byitwa ko nabagomeye? Ndi umunyamahoro, kandi abaje ku ruhande rwacu nuko bamaze kubona ko tuzira ubusa, bava mu bibi baza mu byiza. Sinihohora kuko shebuja w'uru rurembo ni umwanzi w'umwami wanjye. Mu magambo make, amagambo Mwizerwa arimo kuvuga ntabwo yihohora kuri Satani, nta nubwo arimo arerekana yuko abana b'Imana buri gihe ari abanyamahoro, kandi impamvu abantu benshi baza mu ruhande rw'abana b'Imana nuko nabo baba bamaze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Mu mwanya ndaza kubereka umurimo Imana yakoze mu bihe byashize, mu gihe abantu b'Imana batwikwaga, mu gihe abantu b'Imana bicwaga, mu gihe Roma yicaga abantu b'Imana. Ndaza kubereka prinsipe bagenderagaho yatumaga n'abandi bantu benshi bahinduka abantu b'Imana, kandi bari bazi ko abantu b'Imana barimo kubamara. Kandi uretse ibyo ngibyo Mwizerwa amaze kwisobanura, mu isoko hahise haboneka, mu rukiko hahise haboneka abandi bantu batatu bo kumushinja. Umuntu wa mbere yitwaga Shyari, undi yitwaga Muziririzi bitari byo, undi yitwaga Mwihakirizwa. Ngaba abantu batatu bazagwa nabi abana b'Imana. Ngibi ibintu bitatu bigwa nabi kwizera kwacu. Buri gihe ishyari, kuziririza bitari byo no kwihakirizwa bituma abantu benshi kwizera kwabo kwicwa, ndetse bakihakana n'ubukristo. Ariko reka turebe ibi birego. Shyari yaratangiye arashinja, aravuga tumva rero, nubwo uyu Shyari yaratangiye, nubwo yitwa neza, ariko Shyari arusha abantu bacu ububi. Uyu ni Shyari yatangiye arimo kuvuga ati Mwizerwa nubwo yitwa neza arusha abantu bacu ububi, ntiyubaha amategeko, imigenzo n'umwami wacu. Arimo aravuga umwami nde w'iguriro ari we Satani. Luka igice cya 4 Satani yaravuze ngo kuko ibi byose nabigabanye kandi mbigabira uwo nshaka. Rero mu gihe turimo kuvuga gutya, hano arimo aragaragaza yuko umwami w'iyisi ari Satani, kandi byanga byakunda ari nawe muyobozi. Kuko ibyo rero buriya turaza kubireba mu mwanya. Amategeko avuga nayahe? Hari amategeko agenga ririya soko n'amategeko y'urubanza. Turaza kuza kureba aya mategeko arimo kuvugwa ahangaha. Ntiyubaha amategeko, imigenzo n'umwami wacu. Avuga yeruye ko ibyacu n'ibyabo bitandukanye, kubw'ibyo arwanya imihango yacu. Nihabura abamushinja ibyamwicisha ndongera. Shyari yarishinje iki Mwizerwa? Yamushinje yuko byanga byakunda Mwizerwa afite ikibazo cyuko imigenzo y'abisi n'amategeko y'abisi ndetse n'umwami w'abiyisi abarwanya. Kandi Mwizerwa arangije, Shyari aravuga tumva uyu mugabo yakagombye gupfa kuko anavuga yuko ibintu byabo bitandukanye n'ibyacu. Igihe kirageze ngo haboneke itandukaniro hagati y'ibyo twizera n'ibyo abisi bizera, kuko nta Mana bafite. Muziririzi bitari byo nawe yakurikiyeho. Arangije aravuga tumva rero uyu muntu nubwo yitwa Mwizerwa, uyu muntu ni icyago gikomeye. Avuga ko idini yacu ari ubusa, kandi kuyifite atanezeza Imana. Avuga ko dusengera ubusa, kandi ko kumeruka tuzacirwaho iteka.
mu by'ukuri ibi ngibi mu Kristo na mwizerwa barabivugaga, kuko byanga byakunda nubwo mu isi hari amadini menshi, hari idini y'ukuri. Iyo dini y'ukuri nusoma Yesaya 58 warangiza ugasoma na Yuda na Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 umurongo wa 26 kugeza kwa 27, uzabona ibimenyetso na Bibiliya irabisobanura neza, ibimenyetso byibuze 10 biranga idini y'ukuri. Ahangaha rero iki ngiki ni igitekerezo kigaragara. Yesaya 58 titire bayise idini y'ukuri itaryarya n'Imana ishima. Icyo gice cya Yesaya 58 ugisome, buri kintu cyose uri bubonemo kirakwereka idini y'ukuri. Kandi nurangiza uze gusoma ririya somo nguhaye ryo muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26-27. Ibyo bintu byombi ugomba kubifatanya, nibwo uraba umenye neza icyo ijambo ry'Imana rigaragaza. Ariko nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu benshi bashaka yuko umuntu yahagarara imbere akigisha n'amafuti bafite n'ibintu basenga bidakomoka mu gitabo umwami nyir'ururembo tujyamo yaduhaye, igitabo ari cyo Bibiliya. Abantu benshi barashaka kwizera ibintu bakomoye ahandi, bakomoye ku bakurambere babo, bakomoye muri systeme yabo, bakomoye mu bihugu dini ryabo ryatangiriyemo, ariko bidakomotse mu ijambo ry'Imana. Ibi rero ntibikwiye kwemerwa. Mwihakirizwa yakurikijeho arangije atumva rero buriya niba hari ikibazo abantu baziririza ibitari byo bafite, abantu baziririza ibitari byo, kimwe mu bintu bibababaza ni ukugenda bagasanga iminsi mikuru bahimbaza ntabwo yanditse mu byanditswe byera, imihango bagira ntabwo yanditse mu byanditswe byera, systeme basengamo n'inyigisho bigishwa n'amahame y'amadini yabo baza muri Bibiliya bakayabura. Abantu baziririza ibitari byo ni abarakare. Reka mbabwire yuko mu karengane abantu bitwaga abantu b'Imana ariko bataje mu Mana ngo ibahindure, nibo bazaba ari babikurusha abandi bantu. Mu magambo make rero, abanyeshyari n'abantu baziririza ibitari byo bagahora bitegereza idini y'ukuri bakumva ibacira urubanza kubera yuko ibyo bizera babishaka mu byanditswe byera bakabibura. Aba bantu biteguye kuzagira akaga, ariko nanone nta gihe na kimwe tuzavuga ngo idini itanditse muri Bibiliya, idini itagaragaza ijambo ry'Imana, idini itagaragaza amahame y'ibyanditswe byera ngo igaragaza amategeko y'Imana iyerereze, idini ibwira abantu gukizwa n'imirimo aho gukizwa n'ubuntu, idini yose yereka abantu ko bashobora kwemerwa n'Imana bitanyuze muri Kristo Yesu n'igitambo cye cy'Ikaruvari. Iyo dini nta hantu izemerwa na hamwe. Mwihakirizwa rero, mwihakirizwa uyu nguyu we ni n'umunyabwoba. Urumva izina rye mwihakirizwa. Buriya umuntu wihakirizwa ntashobora kugira kwizera, kuko kwizera bisaba umuntu kuba umuntu utagira ubwoba, kuba uri umuntu ufata imyanzuro. Abantu benshi rero bayicaye mu madini kubera inyungu runaka bakuramo, kubera akazi, kubera amafaranga. Uyu mwihakirizwa we yaratangiye, narindi kwabwira ko nta kwizera agira kubera ko umunyabwoba n'umuntu wihakirizwa bitewe n'inyungu runaka akura muri systeme runaka y'idini asengeramo ntibishobora gutuma amenya ukuri. Anakumenye ntafata umwanzuro ngo amashe. Mwihakirizwa rero uyu nguyu yararebye yitegereje mwizerwa, aravuga ngo uyu nguyu yatutse Bezebuli, yatutse Bezebuli kandi yasuzuguye abatware b'icyubahiro. Noneho rero yatutse bande, yatutse uwitwa Munezeza mubiri, yatutse Munyenda nini, yatutse mwishakira icyubahiro, yatutse Murehesi, yatutse Kahe n'izindi mfura zacu. Murumva uyu mwihakirizwa we ibintu arimo kuvuga rwose nta n'ikintu azi, ahubwo icyo avuga ni ukurwanira ibyubahiro by'abandi. Uzasanga bamwihakirizwa wicara ukigisha ukuri, yarangiza ati watutse umuyobozi w'idini ryacu, wavuze nabi idini ryacu, mujye mureba ibyanyu icu ntibibareba, wavuze nabi kanaka, rwose mujye mumenya yuko bakanaka n'abakozi b'Imana tuzabagwa inyuma nubwo ntazi aho byanditse, ariko ibyo kanaka yavuze ni ukuri. Bamwihakirizwa bafite ikibazo kandi nibo benshi. Mu magambo make, amadini menshi yuzuyemo bashyari bamuziririza ibitari byo na bamwihakirizwa, aho kugira ngo bashakishe mu ijambo ry'Imana n'icyo umwuka w'Imana yerekana, ahubwo bo bagendera mu marangamutima. Umucamanza arangije ararakara cyane kuko bari bamaze no kumubwira yuko n'umucamanza bamututse. Mu magambo make mbibutse yuko aba bantu bashyari n'abamuziririza ibitari byo n'abamwihakirizwa byanga byakunda kugira ngo akarengane gakunde, bazateranya abantu b'Imana, bazabateranya na za politike z'isi, ku buryo politike z'isi zizabarakarira no kubatega amatwi uzaba ari umugisha ukomotse ku Mana.
icyo nshaka kubabwira ni iki rero, amadini niyo azarega abana b'Imana ku banyapolitike. Icyo nicyo cyerekezo cy'akarengane k'abana b'Imana. Umucamanza arangije ararakara aravuga ati umva wa mubi we, ukwiye kwicirwa aho uhagaze, ineza yanjye niyi, reka tugutega amatwi. Noneho Mwizerwa arangije agiye kwisobanura aratangira ati reka mbanze nsubize Shyari. Shyari arambeshyeye, navuze ko amategeko n'imihango cyangwa abantu binyuranya n'ijambo ry'Imana ndetse n'ubukristo bidakwiye kwemerwa. Mu magambo make, amategeko y'abantu, imihango yabo cyangwa se ugukomera kw'abantu iyo binyuranye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, bikanyurana n'ubukristo, kuko ubukristo bwubakiye ku ijambo ry'Imana, ibyo bintu ntibikwiye guhabwa umwanya. Reka nanone niregure nsubize muzerereze bitari byo. Navuze ko abasenga bakwiriye kwizera Imana by'ukuri, kandi hari abantu baseseka mu byo gusenga ibidahura n'iby'Imana yaduhishuriye mu gitabo cyayo, ariko ibyo ntibyabahesha ubugingo. Yabisubiyemo. Nshuti zanjye, iki kintu kirasobanutse. Uyu munsi wa none biragoranye, uricara ukabona gahunda, imihango, imyizerere, ibintu byinshi barimo guseseka mu kwizera, birimo kwigishwa n'abanyamadini bakomeye ngo nuko bafite za PhD, bafite za masters, nuko bafite n'abantu bakomeye bahawe amapeti manini cyane mu bigendanye n'iby'iyobokamana. Ibyo bintu bigatuma bemererwa guseseka ibintu bidafite aho bikomoka muri Bibiliya, bakabiseseka mu masysteme, bakabiseseka mu madini yabo bahimbye cyangwa bahimbiwe n'abandi. Ibi bintu ntago bizemerwa imbere y'Imana. Bamuziririza ibitari byo rero nibabyakire. Reka mbabwire yuko yaba iminsi dufite kuri kalendari imyinshi ntikomoka muri Bibiliya, ndetse n'ikomoka muri Bibiliya nayo barayicuritse kuko hari itakagombye. Ibintu byinshi abantu baziririza, ibintu byinshi abantu barimo gukurikira, ibintu byinshi amadini yubatse w'imfatiro zayo, usanga amadini menshi atubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, amadini atubatse ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo, amadini ntiyubatse ku ijambo ry'Imana. Ibi rero amenshi agiye guhura n'ibibazo. Mukristo Mwizerwa arangije ati reka nsubize namwihakirizwa. Abatwara avuga ko natutse byo ntabwo navuga ngo ntago nabatutse, kuko ikibakwiriye ni ukujya igihenomu. Bakwiriye kujya igihenomu kuruta kuba muri uru rurembo cyangwa se iki gihugu. Imana aba ari imbabarira niba narabatutse. Mu magambo make, byanga byakunda umuntu wubashye Imana nk'uko biri, byanga byakunda agakurikiza ijambo ry'Imana nk'uko riri, abantu bamwita yuko ari umuntu usuzugura. Ndetse vuba bidatinze abana b'Imana bayoboka ijambo ry'Imana bagakunda Bibiliya cyane, mu minsi iri imbere bazashinjwa yuko bagandira ubuyobozi, nk'uko Yesu bamuhizeho ikirego cyo kuvuga ngo avundira Kayisari akavundira na leta y'Abayahudi. Ariko Yesu nta kintu kibi cyamugaragayeho cyamwicisha. No mu rubanza muzi ko babishatse bakabibura. Rero abantu b'Imana bagomba kuba ari abantu bubaha ijambo ry'Imana kuruta kumvira Imana kwabo kugomba kuruta kumvira abantu. Ariko nanone ntibabe bakazitereyemo ngo bagirane ibibazo na leta zabo, bagirane ibibazo n'abayobozi bayoboye ibihugu byabo barimo. Bagomba kugira ubwenge bagasaba Imana kuguma mu murongo wabo mu gihe cyose leta ikirimo gutegeka ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage cyangwa se ibigendanye n'ibitabangamira amategeko y'Imana. Nshuti zanjye rero, icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe. Umucamanza yagize gutya, yibutsa amategeko. Umucamanza yibukije amategeko y'isoko. Mutega amatwi noneho amategeko ayobora ururembo rw'imburamumaro, hatagira umuntu ugira ngo harimo haravugwa amategeko 10 y'Imana. Ndabizi neza ko hari abanyamadini bamwe na bamwe iyo yumvisha ahantu hose handitse itegeko ahita yumva ko ari amategeko y'Imana. Ahantu hose handitse itegeko ry'imihango ahita bifatanya n'amategeko 10 y'Imana. Iyo bavuze itegeko ahantu hose, ariko muri iki gitabo cy'umugenzi barabisobanura na yahe mategeko mabi ayobora ururembo rw'imburamumaro kandi atazagira icyo abagezaho. Uyu mucamanza yibukije abantu amategeko y'isoko y'ururembo, arangije arababwira ati itegeko rya mbere, murabyibuka yuko Farawo wumviraga umwami wacu, abonye ko idini inyuranya niye yororotse ategeka kubica ngo batagwira. Itegeko rya mbere ry'ururembo rw'imburamumaro niryo kwica idini inyuranya n'iy'imburamumaro kugira ngo abo bantu batagwira. Mu magambo make rero, iri ni ryo banga rikomeye. Reka turebe kuva igice cya mbere, kuva
kuva igice cya mbere hano haratangaje cyane. Reka mbabwire bantu b'Imana, plani ya Satani irakomeye cyane. Abantu bazamurokoka ni abantu biyubatse ku Mana bagasaba ubuhungiro kuri yo. Kuva igice cya mbere umurongo wa 22 haranditse ngo Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Ibi bishatse gusobanura iki? Nimurebe hariya ku murongo wa 10, igice cya mbere umurongo wa 10. Ni ikihe kintu Farawo kuki Farawo yica abana b'Imana? Umurongo wa 8, muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturusha ubwinshi, buturusha n'amaboko, nimuze tubashakire ubwenge be kugwira. Icya mbere ngiki, tubashakire ubwenge bo kugwira. N'uyu munsi wa none akarengane kose kagiye kabaho, Satani yongoreraga abantu yuko bagomba kwica abantu b'Imana, bagomba kwica abakristo, kuko kugwira kw'abakristo kiba ari ikibazo ku idini y'isi. Mu magambo make rero uyu munsi wa none byanga byakunda abana b'Imana batangiye kugwira, batangiye kumenya agakiza, batangiye kumenya ukuri, batangiye kumenya ibihishe mu mategeko y'Imana n'ijambo ryayo. Aba bantu batangiye kumenya yuko bari mu madini yayobye, batangiye guhumuka, batangiye kumenya yuko bamaze igihe mu kinyoma, bamaze igihe bagenda inyuma y'ibintu bidafite aho byanditse, bamaze igihe ari bamuziririza ibitari byo. Barangije rero barashaka guhindura gakondo, bagashaka irushaho kuba nziza. Aba bantu rero barimo bararushaho kugwira. Mu madini menshi abantu barimo barabaza abayobozi babo bati, ibi bintu mutwigisha mubikura he? Nimutwereka aho biri mukoresheje ibyanditswe byera. Kandi byanga byakunda abayobozi b'amadini bamwe batangiye gukamirwa n'ukuri. Kubera iki? Kuko babuze aho bereka abantu ibyo bizera aho bikomoka muri Bibiliya. Noneho rero ubu ikintu isi igiye gukora ni iki? Igiye gushaka uburyo ishakira ubwenge abana b'Imana, kubera ko idini y'ukuri, idini y'Imana ikomeza ijambo ryayo, ikomeza amategeko yayo, iyoborwa na Mwuka Wera, idini yihana yiteguye kuzamurwa ijya mu ijuru. Iyi dini ibyo yigisha binyuranya n'amadini yandi, binyuranya na systeme y'isi. Kuko ibyo rero hagomba kubaho iki? Itegeko rya mbere. Iyo abana b'Imana batangiye kugwira, itegeko ry'isi rivuga yuko abana b'Imana bagomba kwicwa kugira ngo bataba benshi bakaruta abana b'isi. Uko kubica hari igihe babicisha inkota, hari igihe babicisha iki, ariko muri iki gihe no gusinyana n'amasezerano y'amahoro n'ab'isi ubwabyo nabwo ni ubundi buryo bwo kutwica mu mutwe. Itegeko rya kabiri, umucamanza yibukije itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri rigenga ururembo rw'imburamumaro, baravuze ngo Nebukadineza wumviraga umwami wacu yaremesheje igishushanyo utagisenga ngo ajugunywe mu itanura. Daniyeli 3 umurongo wa 6. Iri ni itegeko rya kabiri. Iyo abantu batangiye kuramya kandi bikagaragara yuko kuramya hakenewe kumenywa umubare w'abantu bafite kugira ngo bamenye abo bari kumwe nabo n'abo batari kumwe nabo, Nebukadineza yateguye igishushanyo kugira ngo ubwami bwe buzagumeho. Ategura igishushanyo, arangije ategura ikibaya cya Dura kugira ngo abantu batagisenga amenye abari, bamenye abanzi afite, amenye n'abamwubaha n'abagendana na systeme ye abaribo. Rero nagira ngo mbabwire ngo iri ni itegeko rya kabiri ry'isi. Byanga byakunda akarengane kari imbere, nk'uko tumaze kubibona. Farawo yisha abana b'Imana ngo batiyongera. Isi igiye gutegura akarengane ko kwica abana b'Imana ngo batagwira. Itegeko rya kabiri, hazaremwa igishushanyo. Reka turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe, nshuti z'Imana, ijambo ry'Imana rirahura, ahubwo impamvu ridahura muri twe nuko tutarifitiye umwanya. Hano havugwa amagambo akomeye cyane. Murebe muri Daniyeli Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso.
ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya. Mu mateka y'isi vuba bidatinze imbere yacu hano hagiye kongera kuzamurwa igishushanyo, kandi icyo gishushanyo abatakiramya kizaba gifite ububasha bwo kwicisha abatakiramya, kandi iki gishushanyo ntibiri kure cyane y'ishyirwa mu bikorwa ry'uko isi yose bagiye kwishakira idini rimwe, kandi isi igire umwami umwe, isi yose igiye kugira leta imwe, kandi igire sisiteme imwe yo kuyoborwa, kandi igire n'idini imwe. Kubw'ibyo rero ibyo bizatuma isi yose ishakirwa n'umunsi umwe wo gusenga. Ibitabo turimo gusoma n'ibinyamakuru turimo gusoma biratwereka yuko umunsi w'icyumweru ari wo uzatsindira, uwo munsi niwo uzagira amahirwe yo kurokoka, kuko umunsi w'icyumweru uzemerwa n'isi yose. Vuba bidatinze abayisilamu bagiye kurekura ijuma yabo, vuba bidatinze isabato ariyo munsi wa karindwi dusoma muri Bibiliya igiye kwangwa n'abantu, kandi icyumweru gikomoka mu baromani b'abapagani kigiye guhabwa umwanya, kuko aricyo kirimo kugendana na rubanda nyamwinshi. Ibi ni ibintu bisaba ubushakashatsi. Reka mbabwire yuko itegeko rya gatatu umucamanza wari urimo gucira mwizerwa urubanza yavuze itegeko rya gatatu ry'isoko. Itegeko rya gatatu, Dariyo yategetse iminsi 50 ko nta wundi ukwiye gusengwa uretse we, ubirenzeho akajugunywa mu rwobo rw'intare. Daniyeli 6:7. Noneho rero itegeko rindi ni itegeko ryo kuramya. Ninde ugomba kuramywa? Ndajya mbabwire ngo kuramya Imana, Ibyahishuriwe 14:6, ubutumwa nababwiye tugomba kubwiriza, ubutumwa ukwiye kwigishwa. Niba idini usengeramo bataragusobanurira aya magambo ari mu Byahishuriwe igice cya 14:6 kugeza kwa 13, utangire wowe ubwawe ushaka umwanya uyiyigishe. Ibyahishuriwe 14:6, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mu magambo make, hagomba kuboneka idini rizatsindagira aya magambo, mu gihe abandi bo bazaba barimo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyahishuriwe 13, haduka inyamaswa. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja, ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe zacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwahishe rurakira. Abari mu isi, umurongo wa 3 igice cya 13 Ibyahishuwe, abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Bibiliya igakomeza umurongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu magambo make, inshuti zanjye, ibi ni ibintu bitatu biri imbere y'umupenikoti, ibi ni ibintu bitatu biri imbere y'umudivanisiti, ni ibintu bitatu biri imbere y'umwisilamu, ni ibintu bitatu biri imbere y'umuntu umugaturika, ni ibintu bitatu biri imbere y'umuntu wese uri imbere y'isi. Agomba guhitamo uruhande agomba guhereramo. Ese agomba kwinjira mu idini y'isi yemejwe na rusange, cyangwa azaguma ku idini yemewe n'ijambo ry'Imana n'amahame yayo? Icya kabiri, ese azaramya igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa azaramya Imana yo mu ijuru? Ese uyu muntu azasenga Imana yo mu ijuru aba ariyo akesha kubaho, cyangwa azabeshwaho na sisiteme isi izaba yashyizeho?
kandi uyu mucamanza yarakomeje aravuga ngo rero murabizi yuko umuntu wishe amategeko yacu kandi akagisha impaka idini ryacu agomba kwicwa. Ubwo rero Mwizerwa yahise ategekwa yuko agomba kugira gute, agomba kwicwa. Kandi abanyarukiko bandi bagombaga kwemeranya n'uyu mucamanza, bagombaga kwemeranya nawe. Abanyarukiko rero baratangiye. Uwitwa Ruhuma, uyu witwa Ruhuma we yaravuze atumva rero njyewe uyu mugabo akunda ibinyoma kandi akunda kurema ibice, nimumwice. Undi muri abacamanza yitwaga Mutari Mwikiza, namwe mutega amatwi. Iyi ni imico 12 Satani azashyira mu bantu bazaba batari abantu b'Imana. Abantu batari abantu b'Imana bazaba bafite imico 12 baranga. Icya mbere bazaba ari ba Ruhuma batamenya aho ibihe bigeze. Icya kabiri bazaba ari ba Mutari Mwikiza, nubwo bazaba bafite amadini ariko nta kintu cyiza kizaba kirimo. Bazaba ari bagomwa, bazaba ari bamurigira, bazaba ari bamusongarere. Nta mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana babonye, nta mwanya wo kubana n'Imana mu masengesho, ahubwo bagiye mu idini kuko ariho hantu hari abantu b'abasirimu, ari ahantu bakura icyubahiro bakamenyekana. Bazaba ari bamudahanwa, bazaba ari bamwigira munini, nta kintu bafite ariko bigire banini ko ari bantu banini mu bintu by'Imana. Bazaba ari ba rwango, bazaba ari ba binyoma, muri bo hazaba harimo gucumba kw'icyaha. Bazaba banga umucyo w'ijambo ry'Imana. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, nibaramuka banze umucyo bizabagendekera gute? Nimurebe isomo riri muri Yesaya igice cya 8. Iri somo rirambwira ngo iki? Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mu magambo make, kubera iki abantu bari mu madini bajyaga bavuga ko berekwa, bajyaga bavuga ko babana n'Imana, bajyaga bakora ingendo ntagatifu? Kubera iki bazagera ku rwego bitwa bamwanga umucyo ndetse bakagera ku rwego rwo gucira urubanza abana b'Imana no kwitegura kubabamba? Kuki bazaba bamwanga umucyo? Bibiliya irabitubwira neza. Nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mu magambo make, amategeko 10 y'Imana n'ijambo ryayo ari ryo rihamya Imana. Mu gihe cyose abanyamadini bazatandukana nabyo, nibavuga ibihwanye n'ibyo bintu bibiri, bakaba atari byo barimo kwigisha, atari byo barimo gukangurira abantu, byanga byakunda nta museke uzabatambikira. Gutambika k'umuseke bishushanya iki? Ndatekereza ko mwese Paulo yabivuze, murabizi. Gutambika k'umuseke ni igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Mu magambo make, abantu batavuga ibihwanye n'ijambo ry'Imana nibiyihamya, abantu badasanga amategeko y'Imana nibiyihamya, ngo abe ari byo bavuga, abe ari byo bigisha, abe ari byo bizera, aba bantu ntibashobora kuzatambikirwa n'umuseke wo kugaruka kwa Yesu. Ndetse umuco wa 12 nababwiraga ushushanya bari abanyarukiko, ariko ari ibintu bigaragara ko bizaba biri mu bantu bazaba baranze ko Imana ibahindura, bazaba ari banzika. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, nimureba ibintu bagiye barega Mwizerwa, byagendaga byerekeza yuko Mwizerwa gupfa kwe aba bantu b'Imana bakwiye gupfa, kubera yuko kuba ku isi nta kintu babamariye. Reka mbabwire yuko iyi mico 12 Satani arimo arayishyira mu bantu, arimo arayitsindagira mu bisi, arimo arayitsindagira mu banyapolitike bisi, arimo arayitsindagira mu banyamadini. Muzabona mutangare igihe cy'akarengane kari imbere n'igitangira. Abantu bajyaga bigira barengezi b'ukuri nibo bazagwa nabi abana b'Imana. Twihuta rero, umwanzuro warafashwe, nta wundi nuko abantu b'Imana bagombaga kwicwa, ariko Mwizerwa niwe wagombaga kwicwa kuko mu Kristo we bari batamuhaye umwanya wo kwisobanura. Bagombaga kumugumana mu ntuza mu rubanza, bakamugumana bakazaza bamwica urubozo uko bashaka. Ikigaragara rero, bakoresheje ngo ibipfunsi, bakoresha ibiboko kumutikagura, intambi bamutera amabuye, bamucumita inkota, ariko baravuga batura urupfu ntiruhagije. Icyo bakoze baramujyanye bamutwikira ku giti. Bireba neza, ibi birerekana neza uburyo abana b'Imana bishwe muri za 67 mu gihe cy'umwami Nero w'Umuroma, n'uburyo nanone abantu b'Imana bishwe guturuka muri 538 bicwa n'ubupapa. Ni izi mpfu bapfaga. Ngira ngo mwese uko murimo kuntega amatwi, n'amafilime bagerageje gusoma ayo mateka, bamwe bagira amarangamutima barababara, babikinamo amafilime. Ayo mafilime muzayabona berekana intare ukuntu zaryaga abantu n'iki. Nubwo ziriya filime nazo uburyo zerekana ubugome bwakozwe ni nka 1/100 ugereranyije n'ubugome bwa Roma yakoresheje. Nuko rero bakimara kumwica, ikigaragara ni kimwe, ngo hahise haza igare rikururwa n'amafarashi 2,
ndetse ngo arangije ngo arishyirwaho, ngo ako kanya arazamurwa ajyanwa mu ijuru, impanda zivuga, acishijwe mu nzira y'ubusamo ica mu bicu ikagera ku irembo ryo mu ijuru. Ese ibi bintu byo byaba bisobanura iki? Ese koko umuntu iyo apfuye ahita ajya mu ijuru? Oya, ahubwo ndabibutsa yuko iki gitabo cy'umugenzi kimeze nk'aho ari filime irimo gukinwa. Kubera ko ari filime irimo gukinwa, filime yose ikinwa kugira ngo ize kuba yerekana amateka y'igihe kirekire, ariko ayo mateka y'igihe kirekire iyerekane mu kanya gato. Ibyo bituma rero ibintu bisa n'ibifatana. Reka mbaho urugero, turaza kuza kubireba mu mwanya, ariko ibi ntabwo bivuze yuko Mwizerwa yapfuye agahita ajyanwa mu ijuru. Oya, ahubwo bisobanuye iki? Bisobanuye yuko aha byashakaga kwerekana cyane iherezo ry'umuntu w'Imana, yuko mu rupfu rw'umuntu n'uburyo apfuye bimugenera iherezo ry'icyo azahabwa kandi ryiza. Aha rero bwari uburyo bw'igishushanyo mbonera cy'uburyo abantu b'Imana gutsinda kwabo no mu rupfu rwabo baba bagufite. Ariko ntabwo bivuze yuko umuntu upfuye ahita ajya mu ijuru. Turaza kureba, turitabaza Bibiliya tumenye amasomo neza, turebe ese umuntu wese yapfuye amagare ahita aza ku irimbi agahita amujyana? Oya, iyi ni inyigisho yamaze kuba gikwira mu madini, ariko mu by'ukuri iyi nyigisho ntabwo ari cyo cyari gishatse kuvugwa muri iki gitabo. Mukristo rero we yasubijwe muri gereza, ariko Imana yaje kumurokora abanzi batabizi, ituma Mukristo abacika. Noneho ni ukuvuga ngo mu buryo bw'Imana, Imana yateje abo bantu gushwana, barangije baramurekura mu buryo batazi. Mukristo arabacika, amaze kubacika agenda aririmba ashima ubutwari bwa Mwizerwa. Arangije aramubwira, aririmba indirimbo avuga ati, Mwizerwa uriho kandi uzahoraho. Kuba uriho bisobanuye iki? Amateka yawe ariho kandi nta kizayahanagura, kandi igihe Kristo azaba agarutse uzabaho iteka. Mu karengane rero ka Mwizerwa harimo uwabyitegereje witwaga Byiringiro, yagiye akurikirana amateka ya Mwizerwa afata umwanzuro, uwo yitwa Byiringiro. Ubyiringiro rero noneho niwe ugiye gukomezanya na Mwizerwa, agiye gukomezanya na Mukristo, kuko Mwizerwa we byarangiye. Kandi bakomeje kuvuga, baravuga ngo yasezereye ku nshuti ye Mukristo, kuko mu ivu ry'umwe havuyemo undi. Ese mu ivu ry'umwe havamo undi gute? Mu ivu rya Mwizerwa havuyemo Byiringiro gute? Kandi Byiringiro yabwiye Mukristo ko abanyeguriro benshi bazabakurikira. Mu magambo make, mu kurenganywa kw'abana b'Imana no guhutazwa kwabo, bituma hari n'abandi bantu bamenye Imana mu gihe baba babikorera gukanga abantu ngo batinjira mu by'agakiza. Nicyo kintu bisobanuye. Mu mwanya turaje twitabaze ibindi bitabo ndetse na Bibiliya bigende bidusobanurira. Ariko nshuti yanjye, reka duhere kuri iki ngiki. Ese umuntu yapfuye ahita ajya mu ijuru? Amagare ahita aza kumutwara? Oya, umuntu Bibiliya itubwira amagare yajyanye ni Eliya. Ariko reka turebe, ese umuntu yapfuye koko amagare ahita aza? Oya, reka twemeranye yuko Elisa yari umuntu w'Imana. Mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 13, igice cya kabiri batubwira Eliya azamurwa. Eliya yazamuwe adapfuye, ahubwo yaragiye amagare araza aramuterura adapfuye, ntago yigeze apfa. Ubwo rero hari icyo Imana yashakaga gukora, nk'uko na Henoki yagiye mu ijuru adapfuye, ariko Mose we yagiye mu ijuru abanje gupfa. Murabyibuka yuko mu gitabo cya Yuda umurongo wa 9 hatubwira ko Mikayeli ari we waje kuzura Mose mu gitabo cya Yuda. Rero ikintu nashaka kubabwira ngiki, mureke tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 13. Igice cya 13 kitubwira ngo iki? Urupfu rwa Elisa. Ni umurongo wa 20. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Undi mwaka utashye, ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Iri somo ritwereka ko umuntu yapfuye arashyingurwa. Gusa kimwe mu bintu nemera nuko
umuntu w'Imana igituro cye, abamarayika b'Imana bagishyiraho ibimenyetso kugira ngo ku munsi w'umuzuko uwo muntu w'Imana azazuke. Kandi najya mbabwire ngo urupfu rw'umuntu w'Imana ni urw'igiciro cyinshi cyane mu maso y'Imana. Rero ngiki cyo ikigaragara, ntabwo abantu bose bajyanwa n'amagare, kuko nyuma y'uko Eliya agenda, nguye Elisa yari umuhanuzi w'Imana, yari umukozi w'Imana ukomeye, yarapfuye, baragenda baramuhamba, umubiri we ushira ku magufa kugeza igihe amagufa ye hari hashize umwaka baje gushyingura umuntu, ayikubiseho umurambo w'umuntu bawumukubise hejuru, arazuka aragenda. Bibiliya ivuga ngo iki? Zaburi 115. Reka tubanze aya masomo kugira ngo mubanze mwumve, kuko ndabizi neza nigeze kujya ahantu twatabaye, ngiye kumva numva abantu bararirimbye, bararize, barangije nyuma yaho baratangira barabyina, ndahashize umwanya umuntu umwe ahita atubwira ati buriya muri wa muriri w'amasengesho turira dusenga tubyina, buriya hari amagare yaraje kumutwara, ubu amagare yamutwaye yagezeyo. Ariko ukibaza, abantu baramutse bapfa amagare agahita bajyana, umuzuko Kristo azakora waba umaze iki? Abantu bazazuka, Kristo yazazura abantu ngo bimare iki? Zaburi 115, Zaburi 115 umurongo wa 17, abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa bamanuka bajya hacecekerwa. Mu magambo make, umuntu yapfuye arashyingurwa, ntabwo ashyingurwa ngo azamurwe n'amagare, ahubwo amanuka ajyanwa ahacecekerwa. Ahacecekerwa rero ni hehe? Naho bashyingura umuntu mu butaka. Rero abapfuye ntibashima Uwiteka. Ni ikosa rikomeye kureba umuntu wapfuye ukamubwira ngo unsabire. Ntabwo twakagombye gusenga batagatifu, ntabwo twakagombye kwiyambaza abantu bapfuye, kuko iyo aho bajya ntacyo biba bivuze rwose. Yobu yavuze ngo iki? Twihute, iri ni ihame rya Bibiliya dukwiye kumenya. Yobu igice cya 10, Yobu igice cya 10, nyamuneka musome ayo masomo muyandika ahantu. Yobu 10 umurongo wa 19 haranditse ngo, nkaba narabaye nk'utigeze kubaho, ngahambwa nkiva mu nda ya mama. Yobu yerekanaga yuko umuntu upfuye aba agomba guhambwa. Rero Yobu 14 umurongo wa 10 kugeza kwa 12, umurongo wa 10 kugeza 12, Yobu 14. Ariko umuntu we arapfa akagendanira ko, ni ukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo akaba ari he? Uko amazi yo mu nyanja yuzuruka n'umugezi uko ugabanuka ugakama, niko umuntu aryama ubutabyuka kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Umuzuko uzaba ryari? Igihe Yesu azaba aje kugira ngo isi n'ijuru bihinduke, noneho narangiza Bibiliya avuga ngo dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranirwa kutazabamo. Aho ngaho niho honyine ibyo bintu bizarangirira. Niko umuntu aryama ubutabyuka kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswa ngo bave mu bitotsi byabo. Igihe Kristo azaba agarutse nibwo azaba aje gutsemba ijuru n'isi, ibingibi dufite azabikuraho. Rero icyo gihe nibwo abantu b'Imana, muri icyo gihe Yesu aje guhindura ibintu byose kuba bishyashya, nibwo n'abantu bari barapfuye bazazuka. Ibi rero biratangaje cyane. Reka dukomeze. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3. Hano ho hari isomo nanone nakunze cyane. Ese nshuti y'Imana, niba turi kumwe, iki ni igihe cyawe cyo gutekereza. Ntabwo dukwiye kuba bamuziririza ibitari byo. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 3, iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru, yuko amaherezo ya byose ari amwe, kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi, ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi, ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo. Ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakize ko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakize mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Rero iri somo rirakomeza rikagaragaza amagambo akomeye. Umurongo wa 10, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta murimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Rero ni ikosa rikomeye kwibwira yuko umuntu yapfuye agera ahantu yakubaha Imana, yayumvira, yayisenga,
kandi akagera no ku rwego rwo gusengera abantu. Yohana 11 umurongo wa 11 kugeza kwa 14, Yesu azura Lazaro. Niba mubyibuka neza, iyo Lazaro apfa agahita ajya mu ijuru ako kanya, byari kugenda gute? Yesu yari kumukura he? Ariko Yesu yaraje, baramubwira bati ntujye ku gituro cyamaze no kunuka. Yesu ahageze arababwira ati Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Arangije ababwira gukuraho ibuye, arangije arababwira abegezayo, aravuga ngo Lazaro ngwino. Lazaro arazuka araza. Yesu aravuga ati rero ni mumuhambure. Lazaro baramubona. Ese Lazaro yari yagiye mu ijuru, Yesu arongera amukurayo amuhubuza mu munezero, arangije aramugarura? Oya, iyi ni inyigisho y'ibinyoma. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4, Ibyahishuwe 20 umurongo wa 4. Nshuti zanjye, turimo turakurikirana inyigisho hano. Abantu bazamukiyeho bavuga iki gitabo cy'umugenzi ko gishyigikira ko umuntu yapfuye ahita ajyanwa mu ijuru n'amagare, ariko Bibiliya ntabwo ibyemeza. Ahubwo iki gitabo bacyanditse kimeze nka filime barimo kwandika. Mwibuke ko Yohana Bunyane ni kurota yari arimo, kandi mu kurota ijoro rimwe ushobora kurota ibintu bizaba mu myaka 100. Icyo gihe rero bisaba yuko bigenda bifatana nk'amapica ya filime. Rero aho icyo Yohana Bunyane yagaragazaga ni ukugaragaza ingororano z'abana b'Imana, yuko abana b'Imana urupfu rwaba ari urw'agaciro. Ariko ntabwo yashatse kwerekana uburyo abantu b'Imana bari mu byimbo by'Imana baba bakomeye. Reka turebe Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4. 20 umurongo wa 4 haranditse ngo mbona intebe z'ubwami, mbona abazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Nshuti zanjye, Kristo naza hazabanza umuzuko kugira ngo abantu babone kwimana nawe. None nagira ngo mbabaze, niba umuntu wese upfuye ahita amagara amujyana akajyanwa mu ijuru, umuzuko uzaba Kristo aje uzaba umaze iki? Iki nacyo ni ikindi kibazo. Igihe kirageze ngo dutekereze cyane, turebe ibyo twizera. Uwo niwo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba batambye b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Umuzuko wa mbere uzaba gute niba abantu bose bapfa bagahita bajyanwa mu ijuru, amagara agahita batwara? Iki nacyo ni ikindi kintu. Reka noneho tugaruke. Murabyibuka Yesu ari ku musaraba yagane n'igisambo, arangije arakibwira ati uyu munsi ndakubwiza ukuri yuko turi bubane muri paradizo. Ariko nagira ngo mbabaze, hano aya magambo Yesu abivuga yabivuze muri Yohana ndetse no muri Matayo birimo. Ariko nagira mbabaze, ese uwo munsi igisambo cyaraye muri paradizo? Uwo munsi se Yesu we yaraye muri paradizo? Nshuti zanjye, ni ikosa kwibwira ko umuntu yapfuye ahita ajya mu ijuru iryo joro ako kanya. Oya, ntabwo ari byo. Izi nyigisho ni inyigisho zakomotse muri Kiliziya Gatolika, zigenda zicengera gake gake mu madini ya Giprotestani kugeza ubwo buzimaze koreka imbaga. Ese najya mbabaze, nimureba neza, Yesu ntabwo yaraye muri paradizo, ahubwo Yesu uwo munsi amaze gupfa yapfuye ari Vendredi, ku isabato yaruhukiye mu gituro, ntabwo yaraye mu ijuru. Ndetse dimanche nibwo yazutse. Kristo azuka dimanche, hari ikintu nagira mbabwire gikomeye. Mwari muzi ko muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 17 Yesu yavuze ngo ntabwo ndazamuka ngo njye kwa data. Mu magambo make rero, uwo munsi Yesu ku munsi yari ari ku musaraba yabwiye igisambo ngo turi bubane muri paradizo. Ariko muri Yohana 20 umurongo wa 17 Yesu yaravuze ngo ntabwo ndazamuka ngo njye kwa data. Ibi bivuze ngo iki rero? Yesu ntabwo yapfuye ngo ahita ajya mu ijuru. Oya, ahubwo yabanje kujya mu gituro. Ku munsi wa gatatu nibwo Yesu yazutse nk'uko yari yarabibwiye abantu. Rero mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose kuri paji ya 511 ni icyigisho cya 78 gisobanura Karuvari. Baranditse ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Aya magambo asobanura iki? Baranditse ngo ntabwo Kristo yatanze isezerano ko igisambo kiri bubane nawe muri paradizo uwo munsi. Na Kristo ubwe ntiyagiye muri paradizo uwo munsi, yaraye mu gituro, kandi muri cya gitondo yazutseho yaravuze ati ntabwo ndazamuka ngo njye kwa data. Yohana 20:17. Nshuti zanjye rero, icyo Yesu yavugaga ni iki?
uriya munsi igisambo cyarihannye, kwitanga kwacyo no kwitanga kwa Yesu ku musaraba byakiriwe mu bwami bw'Imana. Kandi nk'uko igitambo cya Kristo cyemewe yuko gikijije inyoko muntu, ni nako icyo Kristo yakoze cyakinguriye amarembo ya paradizo igisambo. Icyo gisambo byanga byakunda ku munsi wo kuzuka nacyo kizazukana n'abandi, ariko paradizo yo cyamaze kuyemererwa mbere yuko kiva ku isi. Nayo mpamvu ubwami bw'Imana, mbere yuko umuntu w'Imana ava ku isi, agira amasezerano. Ijambo ry'Imana rimwemeza ko ubwami bw'Imana buri muri we kandi azabuhabwa. Twihuta rero, reka ngire ikintu mbabwira kurengana kw'abana b'Imana. Ese ijambo twasomye muri iki gitabo cy'umugenzi rivuga ngo ivu ry'abana b'Imana, ivu rya mwizerwa ryavuyemo byiringiro. Mu magambo make, urupfu rw'abana b'Imana rubyara abandi bana b'Imana. Ibi turabisoma mu gitabo cyitwa Tertullian Apology paragraph ya 50. Ni igitabo cy'amateka banditse ku muntu w'Imana wari ugiye kwicwa mu gihe Roma yicaga abantu b'Imana, ababwira amagambo akomeye. Kandi aya magambo mushobora no kuyasanga mu gitabo cy'intambara ikomeye. Igitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho cya kabiri cyitwa itotezwa ryabaye mu binyejana bya mbere, ni kuri page 32 na page 33. Ni icyigisho cya kabiri cyitwa itotezwa ryabaye mu binyejana bya mbere. Baranditse ngo imbaraga zose Satani yakoresheje kugira ngo arimbure itorero rya Kristo binyuze mu kurirenganya zabaye impfabusa. Intambara ikomeye abigishwa ba Kristo baguyemo ntiyarangiranye no gupfa kwabo, baguye ku rugamba. Mu rupfu rwabo harimo kunesha. Abakozi b'Imana barishwe, ariko umurimo wayo wakomeje kujya mbere utajegajega. Ubutumwa bwiza bwakomeje gukwira ahantu hose, ndetse n'ababwemeye barushaho kugwira. Ubutumwa bwiza bwacengeye ahantu n'ibirango by'ubutegetsi bw'i Roma bitabashaga kugera. Umukristo umwe waganiraga n'abategetsi b'abapagani bari bakajije umurego wo kubarenganya, yarababwiye ati, mushobora kutwica, kudushinyagurira, kuducira urubanza, kudakoresha ukuri kwanyu ni igihamya cyerekana ko turi inzirakarengane, ndetse n'ubugome bwanyu ntacyo buzabamarira. Akarengane kari imbaraga ikomeye ihamagarira abandi kubasanga bakemera kwizera kwabo. Uwo warenganywaga, uwo mugabo yakomeje avuga ati, uko murushaho kutwica niko turushaho kwiyongera. Amaraso y'Abakristo ameneka n'imbuto ibibwe. Abantu ibihumbi byinshi barafunzwe kandi baricwa, nyamara habonekaga abandi bakabasimbura. Amen. Ngicyo rero icyo bisobanuye yuko ivu ry'abana b'Imana rishobora kuvamo abandi. Ivu ry'abana b'Imana, hari umugorozi umwe, hari umuprotestani umwe bishe, bamaze kumwica baragenda baramutwika. Bamaze kumutwika bafata ivu rye, bafata ubwato, baragenda barinyanyagiza mu mazi. Ariko kimwe mu bintu bitangaje, amazi yose aho yatembaga ayo mazi, igihe cyarageze ngo abantu bose bibaha gutekereza cyane ibigendanye n'urupfu rw'abana b'Imana, kugeza ubwo aho hantu iyo migezi yatembaga hose baje kumenya Imana. Rero nshuti yanjye, byanga byakunda Imana yiteguye kugira icyo ikora. Muri iki gitabo kandi cyitwa intambara ikomeye, ku cyigisho cya 31, mu cyigisho cyitwa umurimo w'imyuka mibi, ni kuri page ya 366, banditse uburyo abana b'Imana bazagerekwa ibintu byose, ibibazo biri ku isi bizageruka ku bantu b'Imana. Bari barimo gusobanura uburyo Yesu yagiye i Gadara. Muribuka wa muntu yakuyemo abadayimoni benshi, yarangiza abadayimoni akabohereza mu ngurube, ingurube zikajya mu nyanja. Muzi uko byagenze. Abantu ba nyiri za ngurube rero, Yesu Kristo baramubwiye bati, tuvire mu gihugu. Iki kintu cyarababaje cyane. Muri icyo gitabo baranditse ngo icyo nicyo Satani yifuza kugeraho, kuba barashinjaga Yesu ko afite uruhare mu gihombo cyabo. Satani yabyuririyeho maze yinjiza inarijye mu mitima y'abo baturage, bituma banga kumva amagambo y'Umukiza. Satani akomeje kurega Abakristo ko ari bo bateza igihombo, bateza ubukene n'imibabaro, aho gutunga urutoki ku gucumura, kuko ari we nkomoko ndetse n'ingabo ze, niwe nkomoko y'imibereho mibi. Mbabwire inshuti zanjye, iri somo riranyereka iki? Riranyereka yuko vuba bidatinze ubukene, igihombo, imibabaro, imitingito n'ibiki byose, ibi bintu by'akavuyo murimo kubona ku isi, bagiye kuzabyitirira abana b'Imana ko ari bo babizana.
bitinde bitebuke, ni ibintu mugiye kubona, kuko ni ibintu biri muri ibi bitabo binyereka neza ko byanga byakunda ariko bimeze. Reka turebe Bibiliya, Mariko igice cya 7 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo iki? Mariko 7 umurongo wa 9, ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Niba bajyana mu manza, ntimuzahagarika imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzaba ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka Wera. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, abana bazagomera ababyeyi babicishe. 13, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Mu magambo make, abantu b'Imana bazangwa n'abantu bose babahora iki? Babahora izina rya Kristo. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29, Paulo yaranditse ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Ntago twahawe kwizera Kristo gusa, twahawe no kubabazwa kubwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 9, Yohana atangira kwandika igitabo cy'Ibyahishuwe yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ibintu bibiri tugiye kuzazira no guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Kandi abana b'Imana muri iki gihe no mu gihe kiri imbere, ubwo baba bari mu madini atandukanye, Imana igiye kubahuriza mu kwizera kumwe, mu ijambo ry'Imana rimwe, mu guhamya kwa Yesu kumwe. Bazageraho noneho rero ibi bintu byose nigishije bizaba, abana b'Imana bazahita basangira makuba, basangira ubwami bw'Imana kuko buzaba bwarimitswe mu mitima yabo, kandi Imana izabaha imbaraga basangire no kwihangana. Mu gitabo cya Yohana igice cya 16, Yesu abwira abantu abigishwa be, yarababwiye ku murongo wa 1, arababwira ngo icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo, kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Mu magambo make, igihe cy'akarengane abantu b'Imana bazicwa byitwa yuko ari ugukorera Imana umurimo. Kurenganya abantu b'Imana mu bihe byashize byitwaga yuko ari ugukorera Imana. N'uyu munsi wa none ndagira mbabwire ngo aho niyo nkomoko y'ikintu cyitwa intambara ntagatifu. Yaba Kiliziya Gatolika yaba n'Ubwisilamu bafite icyo bita intambara ntagatifu. Barwanaga muri ibyo bihe bitwa ko barwanira Imana. Roma yishe abantu b'Imana b'Abaprotestani ivuga ngo irimo irarwanira Imana ishyaka. N'uyu munsi vuba bidatinze muragiye kubibona, byanga byakunda abana b'Imana bazazira iki kintu. Reka twihuta mbabwire ikindi kintu gikomeye. Inkomoko yo gucengeza mu kwizera ibitari muri Bibiliya yaje gute? Mu gitabo cy'intambara ikomeye page 278, ni mu gice cya 21 cyitwa umuburo wirengagijwe. Muri icyo cyigisho baranditse ngo kugira ngo babone umubare utubutse w'abihana, mutega amatwi uburyo ibintu byazambye. Urugero ngenderwaho rwo kwizera kwa Gikristo rwacishijwe bugufi, maze ingaruka ibi yuko umwuzure w'imico ya gipagani wisuka mu itorero, uzana n'imigenzo n'imikorere ndetse n'ibigirwamana biwurangwamo. Uko itorero rya Gikristo ryagiye ryemera gufashwa no gushyigikirwa n'abategetsi b'isi, niko ryemerwaga n'abantu benshi cyane. Ngiki kintu cyatumye idini ry'Imana ubukristo buzamba kugeza ubwo Kiliziya yagiye ukwayo, kuko ibi bintu byose byacengeyemo bituma Kiliziya Imana ibitakishaka. Nicyo cyatumye Imana icomora muri Kiliziya, icomoramo Abaprotestani kugira ngo bagarure abantu ku rufatiro. Nyamara ndimo ndasoma ya page 278, reka twongere tuyisome. Nyamara nubwo bagaragaraga nk'abakristo benshi, ntibyababujije gukomeza kwibera mu bupagani, ariko by'umwihariko basengera ibigirwamana byabo mu rwihisho. Mbese ibintu nk'ibyo ntibyagiye byongera gukorwa hafi muri buri torero ryose ryita Abaprotestani. Nubwo ibyo bintu byari byatangire muri Kiliziya, ariko hano iki gitabo kiratwereka yuko n'amadini ya Giprotestani igihe cyarageze umwuzure w'imico y'abapagani utangira kwisukamo. Ubu ngubu najya
mbabwire ngo ibintu byose byakoreshwaga n'abapfumu birimo birakoreshwa n'abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana. Abantu barimo ubupfumu, umupfumu yarakurebaga akamenya uko uteye, akamenya uko wari urejo, akanakubwira ibizakubaho. N'ubu urimo uragera imbere y'umuntu akakubwira ngo ni umuntu w'Imana, akakubwira ejo uko wari umeze, akakubwira n'ibyenda kukubaho. Ndagira mbabwire ngo umwuzure w'imico ya gipagani wisutse mu matorero uzana imigenzo n'imikorere ndetse n'ibigirwamana by'abapagani no mu baprotestani uyu munsi wa none byamaze kugeramo. Uko abayatangije ari nabo bari bafite umwuka nyakuri w'ivugurura, bagendaga bapfa, ababakomokagaho basimburanaga, barabasimburaga, ubutumwa bwayo bugahabwa ishusho nshya. Ba Martin Luther, ba John Wesley, ba Calvin, abo bantu abagorozi bose bagiye babaho, abitwa ba Knox, abitwa baratandukanye, n'abagorozi benshi cyane. Aba baprotestani batangije amadini menshi, abametodiste, amadini y'ababatista, amadini y'abapresbyterienne, amadini y'iki. Ayo ni amadini yabanjirije andi madini, abangirikani. Ayo ni amadini yabanjirije andi nyuma ya kiliziya. Ariko abantu batangije ayo madini uko bagendaga bapfa, abantu babakurikiye uko bagendaga batangira umwuzure w'imico ya gipagani, systeme ya kiliziya gatolika yagiye ibinjirana kugeza ubwo uyu munsi wa none amadini y'abarokore harimo arahimbaza iminsi ya kiliziya, arimo arasenga ku munsi wa kiliziya, barimo barahabwa, barimo barihuza, barimo barakorana amanama. Aya madini akomoka ku baprotestani ari menshi cyane, asigaye yizera Bikira Mariya, bakemera yuko rwose ari umubyeyi w'Imana. Ndagira mbabwire ngo imyuzure y'inyigisho z'ibinyoma za kiliziya yamaze kugeramo ku buryo vuba bidatinze mugiye kuzaza mwicara mu madini yitwa abaprotestani usange nta tandukaniro na rimwe bafitanye n'abagatulika, uretse kuba bamwe bavuga Yesu abandi bakavuga Yesu. Ngiki kibazo gikomeye nshuti zanjye, bamuziririza ibitari byo bagiye guhura n'akaga muri ino minsi iri imbere. Twihuta, Imana yiteguye kuzatabara ubwoko bwayo. Reka bari naho nsoreza. Iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, nababwiye ngo ni igitabo kinyereka urwango Satani yanze Kristo, intambara Kristo na Satani barwanye, n'uburyo iyo ntambara yakomereje kurwanirwa ku isi ndetse mu itorero. Mu cyigisho mu gice cya 40 cy'igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kuri page ya 444, mu cyigisho cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, baranditse ngo, aya magambo ndayakunda cyane, baranditse ngo igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Hari igihe, reka mbabwize ukuri, hari igihe amategeko y'isi azaba atakibasha kurengera abantu b'Imana. Uyu munsi wa none nta muntu wagukoraho, nta muntu wakuvogera mu misengere yawe iyo ari yo yose, nta muntu wakubuza gusenga uko ushaka, kuko amategeko ya leta z'isi aracyafitemo itegeko rirengera abanyamadini. Ariko vuba bidatinze iryo tegeko rya leta zo mu isi rizakurwaho ryo kurengera abanyamadini. Igihe rero amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana, mu bice byose by'isi hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri za kasho zicuza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde. Mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubamarira ku icumu. Icyo gihe nibwo Imana ya Isiraheli izarogoya imigambi yabo ikarengera ubwoko bwayo yatoranyije. Amen. Nshuti zanjye, iki gitabo kinyereka yuko Yesu ntabwo azaza abantu bicaye mu nsengero. Ntabwo azaza abantu bicaye mu nsengero ngo bamwe bazamuka abandi, reka da. Yesu ntabwo azaza abantu bari mu kazi ngo noneho ngo umwe ngo yari ari mu kazi ngo ajye kubona abo n'uwo bari kumwe mu kazi aragiye. Oya, Yesu ntabwo azaza abantu bari mu cyumba cy'amasengesho ngo basengaga cyane bafashijwe bahite bazamuka, abanyamubiri bari mu cyumba cy'amasengesho basigare. Oya, Yesu azaza asanga abana be bafungiwe mu makasho, abandi bazaba bari mu nzu z'umwijima nyine z'amakasho
bafungiwemo, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga by'imisozi, abandi bazaba barapfuye bari mu gituro bategereje kuzuka. Ngaho ahantu hatatu bazaba bari, kandi inshuti zanjye ibi ni ukuri. Rero iki ni igihe cyo kwiyubaka ku ijambo ry'Imana. Kunesha abantu b'Imana bakwiye kuva mu bwoba. Ngibi bihe isi irimo gutegura abantu b'Imana, ariko dusoje tubona ko Imana ya Yakobo izatabara abantu bayo kandi izabaneshereza. Amen. Iki rero kiranezeza, gituma nta bwoba umuntu wese akwiriye kugira, kuko Imana ya Yakobo izaza ye guceceka. Reka rero dusoze dusoma Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 irimo amagambo akomeye. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nshuti zanjye, ndagusaba ngo Uwiteka kubera ubuturo mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Imana, twongeye kunezezwa cyane n'ijambo ryawe. Nubwo isi izakoresha iterabwoba, dushimishijwe n'uko ijambo ryawe ritumaze ubwoba. Reka tugire kwizera no kwiringira guhagaze mu byo dusaba, duhagararire ijambo ryawe, duhagararire amategeko yawe, duhagararire ukuri kwawe. Nubwo mu isoko ry'imburamumaro batwanga ndetse bakaturwanya, bamwe bakahagwa, ariko byanga byakunda uri umuneshi, uzanesha. Reka tukwemerere uneshereze muri twe uyu munsi, kugira ngo kunesha kwacu kuzaboneke mu bihe biri imbere. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.